impamo Imana ndi kugerageza ngo ndebe ko schedule ku kazi nazagerageza byibuze ku cyumweru nkareba ko nakwidisponibiliza ariko biri kwanga. Si shiri mbabara ntumbwire ko tutazajyana. Ariko mva nkubwira ikibazo so kujyana shiri wanjye. Ikibazo nuko urimo gupanga gahunda za famille yawe zigahurirana n'akazi. Nakubwiye ko ngomba zira raporo ngomba kuzitanga. Ku cyumweru. None se ku cyumweru kwa mbere ni presentation. Dufite abanyamahanga baje. Urambwira ngo nintarara ku office bizagenda bite? Suwo nindo uri guhomanga. Komeza ntabwo wafunze. Karibu. Niko. Urabizi umuntu agerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo turi gukora icyako. Baremera cyane. Yose barajya basaha neza. Sava. Makuru yemese. Narengukumbuye barajya gushaka kubyumva. Akira. None si sawa. Meze fresh meze. Se wakwicaye mu ntebe neza. Ko mbona uzanye ni igikapu kinini ngo bimeze bise. Sinari nabikubwiye wowe sinari nakubwiye ati nzaza muri stage. Nyirumvaga stage kazamara nk'icyumweru. Ese mvuga ati n'ubundi reka bite nzira rimwe no kubasura n'iki bite bivira mu nzira. Niyo mpamvu kabisa bunari. Okay, none se hari ikibazo? Nari bishiga. Aho mutegurire. Nacyo reka mbanze mwakire. Ngambwira akantu muzaniro. Shangiye se ubura ugira ngo saga sitru kabaye gakanye cyangwa gashushe nari bi. Okay. Ntabwo kinywaga. Kare kabira bintu nabivuye. Nari mfite umuhungu wanteshaga umutwe wajyaga bintu. Hariya bamwitaga ni Patrick. Hafi aho ngaho. Ariko nagize benshi bitwa ayo mazina ariko duheruka nawe si Patrick yitwa Muhire. Ese wazashatse umwisha. Kubona nawe ukagira guryo ukatwereka ibirori. Saba mugenzi watabayeho neza ubona kuntu yabaye igitoma. Shadi orenge mbibona ngahita mbona ni ibintu birenze kabisa. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza kabisa. Nurugo baraho. Baraho. Amakuru ya wa musaza wawe harya yagiye mu France. Yaragarutse aracyari. Ariko mu mwaka wonyine usigaye kabisa. Gaho. Ashiri. Nje nawe wenda hasi nta. Kwardo gato nikanita bafite telefone. Okay. Ngaho rero enjoy. Hello. Mpamvu gose zatangira ryari. Hello sir. Yes. How are you? Mpamvu gose zatangira ryari. Ishize kubona nigeze mbona umwanya mwiza wo kugusuhuza nyine nari mukumbe byatashye twasuhuza. Nyine nashaka kugusuhuza neza nyine tu. Nashaka kugusuhuza neza. Oya cyumbabarira. Sebite. Nose ni ibintu byataye. Kandi wansuhuje. Wapi ntabwo nusire umugabo yarice hano kandi nari mbukumbuye. Ngase. Nyine nashaka kuguha kabisu kameze neza ka fresh. Ese we ko wahindutse byagenze gute? Nyine wumva nashaka kugusuhuza neza nyine bimeze neza nyine biri soft nyine. Soft gute nyine biryoshye aho ya pani ibintu byo guhoberana nyine nashakaga kuvuga cyagenze gute uratuma guhunga. Yes, come on now. Okay. See you. Okay, see you sir. Utawase. Chérie. Oui, chérie. Rero ngize gahunda intunguye. Ngiye kugenda hari umuntu tugiye kubonana kuri Ndaru. Ariko ndakeka ntabwo ndi butinde. Urereka umushuti wawe haryama and then daca kuri alimentation nkuzanire bya bintu bashakaga. Oya chérie, humura wikwigora nanjye ngiye kugenda kuri bank. Ego hari byo ngiyemo ahubwo twagenderana sibyo. Umushuti wawe se ari oya nta kibazo ari mu rugo ndamuzi. Yabaye umusango. Ngumishemo ishati cyangwa uranterera yenge. No genda gutya ni sawa. Ni sawa. Urasa neza cyane. Very nice. Gahitegure rero dore wasanga mu modoka. Okay. Yewe. Ubwo nahamukanye. Ndaza kugusanga hano. Nahamukanye sibyo.
tuza nyegera igihu babarira nyegera nkwegera ibiki none se ni hano usanzwe urara giho mu cyumba cyanjye n'umugabo nyegera none se bigenze bite shera ari hehe ryama tuvugane ibiki ugeze hano gute mu cyumba cyanjye n'umugabo wanjye uri mu biki ryamubana tuvugane iki habaye ikihe kibazo nese kuri kunkoraho tuvugane uryamye ari tuvugane uryamye ndyamye njyewe mbwira ndakumva tuvugane ari se tuvugane uryamye bite wabaye iki none se bite uri mu biki none se ntabwo wamvugisha utankoraho wakongera ukaryama se tukavugana nini biki ari ryama uvugane turyame byo mbabarira ntuntere ubwoba mbabarira ntutumerekereze ibintu bibi na uya nama yo gutekereza ibintu bibi nese ni ibiki ni iki icyambere gute utinyuka kuza mu cyumba cyanjye n'umugabo normal c'est pas grave bana ryama tuvugane dore ko mbonye uri na mwiza uri mu buriri sinziriye uri mwiza wangara ari Yesu Sekiho ni wowe nsanzwe nzi cyangwa ari ryama bana ryama tuvugane mbabarira ntutumerekeza ko ibyo ndi gutekereza ari byo gihombabarira wowe mu buriri bw'umugabo wanjye nese ni ibintu by'ibidanje ntabwo ari bidanje ngwino bana utankoraho giho biza nkabone nakoroheye ngo ugire ngo ahise wagenda gutyo se mwana njyewe none ngende gute mwana yawe wowe nawe ukuntu naryama wambaye neza Chere ndagiye rero mbwira akadogo iki gikapu cyishyije mu modoka uragiye umeze gutya se meze gute nta nubwo ushobora no kugira neza ngo witunganye izi protocole nta mafaranga mfite mbabare ndakuzi utangiye kumpa keya wagiye umbabarira ubu uri kubona ndi kukwaka amafaranga reka ngufungire neza ibyo ugenda gusa neza reka ufite umugore I know. Yo. Bonjour. Ça va? Bonjour beaucoup. Ça va? Ça va. Umva mubwire bebe. Reka ngende nakererewe kugira ngo nze kuza kubona igihe nza guca kuri banki. Hari igihe wanyuzeyo? Naciyoshije ibyagenze neza. Sure. Okay, nta kibazo. Sawa. Usigara amahoro. Yego nawe shiri. Ya bizu yacu. Waribagiye. Yo. Yawe uze kare. Bye. Sawa shiri. Turasubira. Nanjye nanjye. Warugiye? Ngiye muri stage nyine. Okay. Sawa. Kushira imana yanjye wagiye ureka akavuyo kweri yo ejya yumva ye come on bituri mu bike uri kunshaka iki Yesu we igira yumvaho tuza abana tuza iki se ese tuza tuganire nise kuri kuzunkubita ku kibuno habaye iki nese ni ibintu birenze gihomba barira bite uri kubona ari ibintu birenze se kuba nagukora si ibintu biri normal reka abana iki tugira iki reka tuganire bite ndetse ngugiriye neza mana yanjye egerayo none se bite bana reka ibyo bintu ibiki se ushaka kumbwira iki abana tuza niba aricyo ushaka kumbwira nta kibazo mbwira reka tuganire oya Yesu we ntumbwire ko umeze gutya
Nose waresetse tukaganira abantu ibintu nyine tuganira ariko utankuraho nese kukoraho ni ibintu birenze babarira ako giho ibi bintu mumaze kwadukana ni ibiki ko atari ubwa mbere mbabarira rero ntago ngiye oya mbabarira ibintu uri buka hejuru mu cyumba ibintu wari ugiye kunkorera none nahangaha urongeye ese bite wabaye iki waje kuba iki ari inyumva nje hano kugira ngo nyine tuganire ngaho tuganire ariko ibintu byo kunyikoreshaho ngo amabuno imisatsi bite byawe ntacyo bitwaye ariko ndikubona utari kubikora mu buryo bwa normal none se nambaye nte wambaye neza nyine reba ukuntu usareba ukuntu neza ego mana yanjye cyakoze ntabwo ngiye nigeze nkukekera ibi bintu uri kuntungura ngiye cyagiye nagize ni mistake ibayeho birarangiye ariko ndabona ushaka kubigira umuco oya mbabarira va hano genda ari ntifashe n'umugabo wanjye ahubwo atazabimenya ntajya kubimubwira ngama ni byawe nyine nese urumva byari ibintu birenze ko umuntu yaza akagukora ku kibazo cyangwa se bihe ko wowe mfite ibyawe bihe gusa umenye ko wabaje umuntu Yesu abakobwa mu cyuzuye asigiye uzigiye wamereye nawe bite bigenze bite sheri wanjye bite ko uzamukiye hejuru kuje utavuga se mbese ujya mu rugo asaba uburenganzira niko kuvugira hejuru ni biki ikibazo mwawe sheri wibyitaho ni akantu gatoya kabaye tutumvikanyeho njye nawe ariko nta kindi kibazo cy'abagore bite se ni sawa biri gute niriwe neza sava akubutse wagiye ntakurebye wambaye neza so wampangiye imyenda se wayiteye ipasi yuko n'ubujeti karakubereye cyane ahubwo hari n'ipantaro yako ahubwo ipantaro yako sinzi aho wayishyize ntabwo umeruka kuyibona dore bimaze no kunsiga dore amaboko yabaye magufi no kuzagerageza umuntu akashaka ko biha akadogo bite se sheri wanjye ni bon wiri ute imeze neza sava ahangaha se ko umuntu akatukuye byagenze bite ntabwo aheruka gushyiraho umuti ntakubwira ntabwo aheruka kunshyiriraho ubuyobe bwawe ni ikibazo ndananiwe ariko meze nabi mbabarira uze kunshyuririza amazi niriwe kuri tere kandi badukubye bari abahinde ntago boroshye bacishaga hirya hino iyo bari ntago umuntu aruhuka ndabizi sheri ariko biraza kugenda neza mbite watetse iki se ndashonje meze nabi natetse bya biryo byawe ukunda nari ndi gutegura neza kugira ngo mbishireho okay ari ntabwo ukumbuye ntabwo nshaka gutinda ku kazi urabizi ngomba gutaha niruka kandi ikindi iyo nzi kuri mu rugo ngomba kugira gutya nyaruka nkaza nkakureba nanze guca kwa ba Karisiti iyo ncaye ntabwo nari gutaha kandi urabizi yuko biba bigoye cyane y'abagabo bageze ku icupa urabizi ntabwo mbujya mutaha ariko uzajya mu cyane ngaho sheri mu bagabo bitwayigize aya abagabo ze nibirura oya sheri erega umuntu akagira gutya nkanakwereka bagenzi banjye buri ishema ry'umugabo no kwicarana n'umugore ntabyo uzi okay ngaho uzantumire rimwe nkajya mbabwira nti dore ikibasumba cyantwaye umutima rero kanira isoni erega nkanabereka ko mbarusha umugore mwiza nkanabereka ko mbarusha guhitamo no ku uzi ko neza usa nka kwa kundi nakurambagije usa ikora nta cyahindutse oya uretse ubwiza bwiyongereye aho ubundi sava narabyibushye aho kubyibuha kwawe nibwo bwiza bwawe sheri wanjye okay mwerekeze mu cyumba oya ntacyo guma mu turimo twawe nyine nkora akadushe ubundi wituza ku meza utegure ntacyo kandi ese wibutse kugura bono masheri cyangwa ni bimwe byawe irahari ntabwo ndi burebere match ahandi ndarebera yego sheri se wumva se
ngaha rero ndagira ngo tuganire ku kintu kimwe nawe uzi kimaze iminsi kiba natunguwemo nkabura uko nkufata. Ni gute ushobora kwifata ukagira ino mico umaze iminsi unyereka giho? Mbwira kandi umbwize ukuri n'umeke ko ndabizi imbere twarabanaga nkiri umukobwa ntago ari ko wari umeze. Mbwira. ari sinzi ahantu nabihera mbikubwira. Gusa we na nyine tukimara gutandukana nyine ukimara kubana n'uyu mugabo wawe ari naciye mu buzima bugoye cyane hahandi ntashobora no kubigusobanura nyine ngo ubwumve. Urabizi abantu bose nagiye nkundana nabo hafi ya bose urabazi. Ndabazi giho. Hari umusore rero twaje gukundana nyuma dufite na gahunda yo kubana ari nuko wenda najyaga mbikubwira cyane, ariko umusore naramukundaga cyane kugeza kuri rwa rwego numvaga nyine umunsi nzamubura n'ubuzima bwanjye nzaba mbubuze. Ndamuzi si samuse ya none se byaje kugenda gute? Ari Samu yarambabaje. Samu yaneye igikomere ahandi numva nazinutswe abagabo, nsigaye numva igitsina gabo aho kiva kikagera ntago nkikishaka mu buzima bwanjye. N'umuhungu asigaye amvugisha nkumva ibisirani biri kuzamuka, nkumva nyine ntago nshaka kumva n'ahantu igitsina gabo kiri kuvuga. Nyine nsigaye nkunda abakobwa bagenzi banjye. Gihozo no ntabwo ibyo bintu nshaka kubyumva. Gihunda kumva ko warahuye n'ibyo bintu byose ntabwo biguha uburenganzira bwo gukora ibi bintu. Ari nawe wanyumva, ariko wanyumva n'ukuri umutima wanjye sinzi uburyo nabivugamo, warasataguritse ibice byose by'umutima wanjye bisigaye byibunze. Gihunda kwinginze pe, abantu bahura n'ibibazo mu rukundo rwabo, ariko ntabwo bose bajye bafata iki cyemezo cyawe. Ni kibi kiragayitse, ni kibi pe. Rero ndakwinginze niba yarakubabaje byikuremo uzabona undi. Ntabwo nabishobora. Gihozo numva n'ukuri ntabwo ari byiza. Baby, charger yanjye. Charger? Ndayishatse neza ndayibona mu cyumba. Iri mu kabati. Mu kabati k'icyumba nyine k'igitanda. Nta kibazo. N'undi mfitemo umuriro. Kandi ndumva nta muntu nifuza guhamagara. Ngo iyo nageze mu rugo mba nshaka kwiruhukiramo. Ahubwo ngiye muri garde-robe nsangamo kano gapira nsko nagataye muri gym. Shana kake. Uribuka aka gapira rakaryari? Nakakira muzi. Ibaze ko mbere y'ubukwe mbere. Urumva ukuntu mbika? Cyane. Ese bura n'ibyo ubika cyangwa ni wowe? Ni njyewe sha. Ari se wazi kubika yita ku tuntu twinshi kabisa. Hanjye nagaheruka gakera kandi urabona ko karambereye. Ariko ni keza cyane. Nibyo. None ubu ugasamo neza mwana we. Wowe nta kintu kibi cyane. Njye washatse. Agira gutya kambwira ati shi. Tidore amashati ni meza. Nagera ku kazi bakambwira se gusigaye wambara amashati yavuye kuri pause. Araho ngaho gusa. Ibintu byose babonye ko ari byiza. No biramubera. Ariko kubera ko ari kureba nyine buriya. Ariko buriya ndabikunda utwo dukompliment turatuma nongera kuba umujene kabisa. Gihozo nawe ndi gushaka azabona umugabo mwiza umukunda. Ubuse Gihozo afite gahunda yo gushaka? Cyane. Hapana papa. Hapana, nilikuwa na majamaa wangu tulikuwa mufete mwa hivi kidogo tulikuwa tuna celebrate lakini haiko vitu hatari. So nishatoka ku mabiere. Hivi niko nakunywa ka citron. Aone niko kunyumba. Ndiyo. Bashangazi biko wae pale France. Baniambia se musha wina, mushapata franga na kila kitu kabisa, mko na musha wina. Nioneshe kwanza turne kidogo. Nioneshe ule mama kule. Nani ule? Ule ni shanga wa kunenepa vile. Shanga linenepa vile. Acha bragi. Mungu wao.
bah, iko sana mimi ndakuya Ulaya bana. Ça se voit vraiment, la vie est trop belle. Hein? Je peux voir. Niambie basi, utatuma zile documents siku gani? Niko na besoin yazo, mimi nata nibitume kule nani mu ambassade comme ça. Banipatie zile papiers nilikuwa natafuta. Ndio. Kidogo. Ndio. Yo. Chérie. Chérie. What? No. Yo. Wabaye iki? Ni biki? Umeze neza? Ndagushaka. Uranshaka? Excuse me? Yo. No. No. Chérie. Baby. Ni biki mbonye ndi kuza? Uyu mwana w'umukobwa afite ikibazo. Iki icara ahangaha nawe. Gihozo. Umushuti wawe. Giho. Ntumbwire kumvuyeho ukagira no ku mugabo wanjye. Akuvuyeho? Chérie. Ni biki? Ibi bintu nsanze murimo. Nanjye nibyo gihoza amazimi nsankora. Attends. Uvuze ngo? Giho. Ngo waje ahangaha kugira ngo uteshe umutwe umudamu wanjye. Bivaho uza no kuri nge. Ntari binjye ahubwo ibyo nsanzemo nawe yakwadukiriye ni ibiki? None se gihoza umwana w'umukobwa araje mbona ameze nk'umuntu ufite ingufu nkeya, mbona yikubisa ahangaha ndamuryamisha, numvaga ngiye guhamagara ambulance. Yekubita. Mu gihe nyiri muri ibyo ngibyo arankuruye ngushaka ufite iki kibazo. Ibi nibyo bita guhangwaho. Umwana yahanzweho. Bose gihozo kumeruka narakugeye inama ko twaganiriye nzi ko wanyumvishe. None se nakugira inama kujya uze ku mugabo wanjye. Siko nakugira inama nzi kuzabona nawe umusore mwiza umukundana, nakugira inama kugira ngo wadukire umugabo wanjye Giho. None se chérie, ushatse kuvuga ko nawe yashatse kuguseduza ngo muryamane? Cyane bitari rimwe bitari kabiri. Woni diamond. Yo. Niki kibigutera ibi? Ko mperuka kera wari umuntu muzima witonda. Niki kigutera ibi? Chérie. Ngize muganira? Ne, Chérie twaraganiriye ambwira ko yababajwe mu rukundo cyane n'umusore yakundaga, ariko mubwira ko kuba yarababajwe umuti atari ugukunda, atari kugira ino mico afite. Ariko sinzi. Bohoka urabizi ngende bofre wawe, ndi nka musaza wawe mukuru. Eportake nta nundi muhungu mukuru wanyu mugira. Najya mu kimbo cya musaza wawe mbohokera umbwire igera hino icara. Niko byagenze bite? Nyine ngiye abahungu barambabaje, banira igikomere kinini cyane. Nyine numva ndabanze, numva ndabazinutswe, niyo mpamvu. Gihozo, ntabwo ari uko bigenda. Kuba warababaye, kuba umutima wawe warashenguwe, kuba waramenetse umutima, ntabwo bivuze yuko uhita ujya mu mabi nk'aya ngaya. Ino ni imico y'abantu batigeze bamenya Imana, bakurana n'ababyeyi. Ni ukuri pe. Ni ukuvuga ngo ibi bintu kuba byarakubayeho ntabwo ari wowe wenyine, hari n'abandi bibaho. Ariko umuti wabyo ntabwo ari ukwivuruguta muri aya mabi, sibyo? Ntabwo ari ryo herezo. Mba numva umutima wanjye nyine utagishaka abahungu. Byose ibintu twabiganiriye. Uracyari muto chérie, uyu mwana w'umukobwa aracyari muto. Ntabwo ari ngombwa ko wakwishora muri bino bintu. Kuba byarakubayeho ni kimwe, kuba wakwakitinga mu bundi buryo ni ikindi. Ntabwo ari ngombwa yuko wakwishora mu mafuti nk'aya ngaya. Uracyari muto, uracyafite imbere yawe heza, uracyafite ejo hawe heza, sibyo? Ibi bintu ndagusabye ubisengere, nyuma y'ibyo ngibyo kandi
unafata ingamba nyazo. Ni ukuri pe ibi bintu ni umwanda bivemo. Natwe twagiye duca mu bintu byinshi cyane kugira ngo tugere aho turi ubu ngubu. None si iki? Nzongera kubona umuntu mwinda byane. Uracyari muto, haracyari abantu benshi bagushaka. Ihangane. Ihangane. Gihoze ihangane, sheri. Egera hino. Ihangane. Ihangane mama. Gihoze umbabarira. Uracyari muto, uri umukobwa mwiza, uzi ubwenge, dore ugiye kurangiza kaminuza. Gihozo no wihira. Guheranwa nako gahinda. Nyuma y'ibibazo hari umunezero uzongera wishime. Gatozi turahari turagukunda ariko uzamubona uracyari muto kandi uri umukobwa mwiza Gihozo. Ibi byose ni ibikomere ariko nyine ntago ari ngombwa kujya mu ngeso mbi ngo kuko wagize ibikomere wavanamo uburwayi, wavanamo indwara zidakira. Gusa ndabashimiye cyane kubw'inama mungiriye. Ndabizi neza ko abandi bagenzi banjye bameze nk'uko meze. Barafashe umwanzuro wo kubaho nk'uko nawe narafashe umwanzuro. Ntabwo ari sawa. Ntabwo uyu mwanzuro ari mwiza, nabo uzabegera ubigisha. Ariko ndabashimiye n'ukuri mu mbere abantu beza. Ihangane Gihozo. Imana ikakumugisha mwinshi. Gihozo. Pardon.